Turakwitabye karame Nyagasani kuko uduhamagara kuri buri munsi. Ngaha Nyagasani turaje gutugenza uko ushaka, uduhindura uko ushaka. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana nimuhumure, Imana irahari, ahantu hari Imana. Aha ngaha tujye gusoma ibaruwa y'urukundo Imana yatwandikiye kuri uwa mbere w'icyumweru cya 14 gisanzwe tariki 4 Nyakanga 2022. Isomo rya mbere niyo mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya umutwe wa 2 mirongo 16 kugeza ku 18 21 kwezi kwa 22. Uhora aravuze ati, niyo mpamvu umugore wanjye w'umuhemu ubu ari jye ugiye kumuhendahenda, nzamujyane mu butayu maze mwurure umutima. Nzamusubiza imizabibu ye ikibaya cya Akori, ngigire irembo rya mizero. Azahangaragariza nk'igihe cy'ubuto bwe, mbese nk'igihe yazamukaga ava mu gihugu cya Misiri. Uwo munsi kandi uwo n'uhoraho bivuga, uzanyita umugabo wanjye, uzahurwe burundu, kongera kunyita ngo Behari wanjye. Nzagucyura ubu wanjye iteka ryose, dushyingiranwe bishingiye ku butabera n'ubutungane, duhorane urugwiro n'urukundo. Nzashyingirwana nawe ngo garagarize ubudahemuka, maze uzamenye uhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 145. Uhora n'umunyampuhwe n'umunyaneza. Buri munsi nzagusingiza, nogeze izina ryawe iteka ryose. Uhoraho ni igihangange, akaba rwose akwiriye gusingizwa. Ubwamamare bwe ntibugereranywa. Kuva mu gisekuru kugera mu kindi, bazibukiranye ibyo wakoze, bamamaza ibigwi byawe. Nzajya ndondorera abandi ibitangaza byawe, mvuge ikuzo ryawe n'urukerereza rijyana n'ubwiza bwawe. Bazajya bavuga ububasha bwawe ugaragaje ukora ibintu bihambaye, nanjye mvuge ubuhangange bwawe. Bazajya bahimbaza urwibutso rw'ibyiza byinshi wagiriye abantu, maze bahe amashyi n'impundu ubutungane bwawe. Uhora n'umunyampuhwe n'umunyaneza, atinda kurakara kandi akagira urugwiro. Uhora agirira bose ibambe, maze imbabazi ze zigasakara mu biremwa bye byose. Uhoraho n'umunyampuhwe n'umunyaneza. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo umutwe wa 9 murongo wa 18 kugeza kwa 26. Igihe Yesu yarakibwira abigishwa ba Yohani, umutware aramwegera, amupfukama imbere amubwira ati, umukobwa wanjye amaze gupfa, ngwino umurambureho ikiganza arakira. Yesu arahaguruka aramukurikira n'abigishwa be. Nuko umugore wari umaze imyaka 12 ava amaraso amuturuka inyuma akora ku ncunda z'igishura cye, kuko yibwiraga ati, mfa gusa gukora ku gishura cye ngakira. Yesu akebutse aramurabukwa aravuga ati, humura mwana wanjye, ukwemera kwawe kuragukijije. Ako kanya umugore arakira. Yesu ageze mu rugo rw'umutware, abona abavuzaga imyirongi n'abantu benshi baborogaga, aravuga ati, nimuhave, uwo mukobwa ntiyapfuye, arasinziriye. Nuko baramuseka. Bamaze gusohora abo bantu, arinjira amufata ukuboko, maze umukobwa arahaguruka. Iyo nkuru isakara muri icyo gihugu cyose. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe muri Kristo, nidukomere ku ibanga ry'urukundo, kuko Imana n'urukundo, Deus caritas est. Ahari urukundo n'umubano Imana ibihari. Yamvuga igira iti, akeza karigura. Aya masomo araryoshye cyane, aho tujye kuzirikana ku rukundo mu ngingo igira iti, urukundo rurahenda. Iyi ngingo ntiza kujya kure yuko urukundo niba ruhenda, urukundo uranaruhendahenda. Muri amasomo Imana rukundo, Deus caritas est, Imana umukiza, irasubiza ubuzima abagore batatu kuko twabizirikanye. Mu isomo rya mbere harimo urupfu rwa roho, no mu Ivanjili harimo urupfu rw'umubiri, la mort physique même. Byose biza kutwerekeza ku rukundo rwo kuzahura, kuzura, gukiza, gusubiza ubuzima. Mu isomo rya mbere twatangiye igitabo cy'umuhanuzi Hoseya. Uyu muhanuzi wahuye n'akaga, nanjye kuvuga yahuye n'uruva gusenya, agashakana n'umugore udashobotse w'umuhemu, w'indaya, w'ihabara. Mbese urugo ruramunanira. Babyeyi, hari abantu bananije ingo zabo, hari n'abandi bananizwa. Urukundo Hoseya yakundaga umugore we w'ihabara rushanya urukundo Imana yakunze umuryango wayo wa Isiraheli, wa muryango wayinaniye. Dieu se marie avec les hommes
ya mariage y'umugabo n'umugore bigereranywa na mariage y'Imana ndetse n'abantu. Imana igakunda umuryango wayo ariko bakayihemukira. Ariko Imana yemeje kuvugurura umubano ubwo yagize iti, na niyo mpamvu umugore wanjye w'umuhemu uba ari njye ugiye kumuhendahenda, nzamujyana mu butayu maze mwurura umutima. Amen, amen. Ese mugabo ushakanye n'umugore wihabara wananiranye, ufite amakosa, wamuta ukamuhunga ukamusiga mu nzu, cyangwa wakwihangana ugashinyiriza ugahendahenda? Ese ushyize kwijanisha muri rya terambere ryacu, cyangwa wasanga n'iteranyuma kuri bamwe? Ese ni abagore bananira abagabo muri iki gihe, cyangwa ni abagabo bananira abagore babo? Imana niyo inanira abantu, cyangwa n'abantu bananiza Imana bakayinanira? Kora rero nawe ijanisha ukurikije ibiri kubera mu rugo rwawe, mu mutima wawe. Ibaze nanjye nibaze. Umuririmbyi wa Zaburi we uyu munsi arabona muri iyi baruwa y'urukundo Imana izi dusanga ngo idusanganire nubwo turi abanyabyaha twahemutse, abahemu. Nuko akagira ati, uhoraho n'umunyampuhwe n'umunyaneza. Amen. N'ivanjiri y'uyu munsi harimo urukundo rwa Yezu. Abantu batabaza Yezu. Yezu nyirimpuhwe arasubiza ubuzima abagore babiri. Ubwa mbere Yezu arakiza umugore wari umaze imyaka 12 ava amaraso. Amaraso ni ubuzima. Gutakaza amaraso ni nko gutakaza ubuzima, no gutakaza icyizere, kubura icyanga cy'ubuzima. Kubura amaraso nanjye gutanga reference ku bagore, ariko ibyo sinshaka kubitindaho, mwaturusha cyane kubimenya uburyo bibabaza. Kuko nyine kubura amaraso ari urupfu, bishushanya urupfu, bishushanya kugendera hejuru y'urupfu. Nuko bamwe batabimenya ngo dukurize kwiyoroshya. Nuko wa mugore ati, mpfa gusa gukora ku gishura cya Yezu ngakira. Amen. Yezu ati, humura mwana wanjye, ukwemera kwawe kuragukijije. Amen. Aha, uku kwemera niko kugiye kuranga nanone uru rugo rw'uyu mubyeyi wundi Yezu agiye gukiriza umwana. Yezu kandi kubwa kabiri arazura umukobwa w'umutware wari wapfuye. Se n'ukwemera kwinshi abwira Yezu ati, umukobwa wanjye amaze gupfa, ngwino umuramburireho ibiganza maze arakira. Aha, bya biganza byakoze kuri Yezu ntibikorakora ababyeyi. Yezu rero n'umwana mwiza arumvira, ahise ajya kumusura ndetse no kumusanganira. Yezu rero aramukijije. Mbega byiza, mbega igitangaza, ngo ko kuramira abandi, gutabara abandi, gutabara ndetse no gutabariza abandi, gukiza amagara y'abandi. Umurwayi wacu tumutabariza ryari? Nguko kurokora abandi, nguko guhendahenda ubuzima, kugoragoza ababyeyi. Ya nteruro nziza mutagatifu Irene ati, la gloire de Dieu c'est l'homme vivant. Ngo igishimisha Imana, ngo igishimisha Yezu ni umukiro w'abantu, ni ukubona umuntu ari muzima. Urugo rwanjye ari ruzima nicyo gishimisha Yezu. Naragarukiye Imana nicyo bishimisha Yezu. Nubakiye kuri Kristo, nta gatanya ziri gucicikanya iwanjye, ziri guhumura nako ziri kunuka iwanjye. Abo tubana ari bazima, ngabaho ubuzima buzira umuze, ngabasabira ubuzima, nguriya mugabo usabira umwana we umukiro. Ngo urwo rukundo rwitanga kandi rukitangira abandi. Yezu ugenda inzira yose agenda azahura, aho anyuze hose agenda agira neza. Umva ukuntu Yezu agira neza mubyeyi. Yezu ningukoraho ndakira. Babyeyi mube hafi, tujye kunyarukira gato mu ishuri ry'ubujyanama, la direction spirituelle, anaryo bita ibitaro bya roho. Turebe uburyo urukundo ruhenda kandi rusaba guhendahenda. Ufata agakaramu kawe ndetse n'agakayi kawe, ubundi dukora imyitozo. Ngo umunsi wo mu rugo rumwe rwari rukize cyane by'agatangaza, ari abamiliyoneri pe, bafite konte zipfiningiye bikomeye, ntacyo babuze mu rugo rwabo. Nuko embomate bukeye umugore abarahokanywe yigiriye iwabo, wajya gutegurayo gatanya kuko urukundo rw'umugabo byanze pe. Ubwo bamaze gushwana, urugo nyine rusenyuka rutyo. Nuko wa mugabo ngo abonye bimuyobeye uburyo nta kintu kibuze mu rugo rwe, nta kintu abuze, ariko kubana n'umugore bikabira munaniye. Nuko ajya kwa muganga, psychologue, umujyanama wa roho, maze amutekereza uburyo bwose ari mu gahinda, ari mu kababaro, kuba nyine umwaka ugiye kurangira ari wenyine, ishavu n'agahinda byaramwishe, umugore yaramutaye. Ariko icyifuzo cye akaba yifuza ko yamugarura, ariko akabura aho yahera. Umugore nyine yaramuzinutswe. Nuko muganga aramubwira ati, ese wa mugabo we, buriya papa ukubyara ugereranyije ni nk'amafaranga ngahe afite kuri konti? Nuko undi aramusubiza ati, ni menshi cyane pe, ni nka miliyoni 100 z'amadolari. Nuko yongera kumubaza ati, se wowe ufite angahe kuri konti yawe? Ati, njye ntiziragwira.
ariko zikabakaka muri miliyoni 10 gusa z'amadolari. Muganga ati rero ngiye kuguha ikizamini, nugitsinda ndakubwira igikurikiraho. Genda unzanira agatabo ka banki ka papa wawe. Icyo kizamini babyeyi mu cyumve. Nuko wa mugabo aragenda, ariko atangira kugenda yibaza, ari gukeka nk'ubuteka mutwe ko muganga agiye kumurya amafaranga. Ariko ari mu nzira ni kugenda yibaza amayeri akoresha ngo agere kuri ka gatabo. Nuko kera kabaye wa mugabo aragenda azana ka gatabo, yiteguye ko birangiye nyine wa muganga agiye kumurira mu mibare. Nuko wa muganga agira amatsiko, amubaza uburyo akagezeho kandi kariho ayo madolari yose. Nuko wa mugabo aramubwira ati, ngize Imana nsanze ari mama ukabika, kandi jye na mama turi nk'ipata n'urugi, turi inshuti zikomeye cyane. Mama aranyizera ku buryo bw'agatangaza. Ngerageje rero kumuguyaguye ndamuhendahenze ngo akantize ngo ndakagarura mu kanya kuko nyine anyizera. Nuko wa mugabo yiteguye ko muganga nyine agiye kumusaba kuri amafaranga ngo ayakureho. Wa muganga bitunguranye yaramubwira ati, ngaho nawe genda unzanira kawe gatabo ka banki maze ndebe. Nuko wa mugabo aramubwira ati, wiruha rwose, ntabwo ngewe kari kure, ndanakagendana ngafite ahangaha. Maze wa muganga amaze kudushyikira twombi, ngaho nawe fora uburyo agiye noneho kubacyucyura ya mafaranga yose yamareho. Nuko wa muganga aramubwira ati, umva rero wa mugabo we, dore ko ngo waminuje muri comptabilité management, ufite amafaranga iryaguye, na papa wawe afite akurenze nkuko tubibona ku dutabo twanyu. Ariko nubwo papa wawe ufite amashuri make kuri wowe, ndakubwiza uko niwe uzi gucunga neza kukurusha, kuko mu iterambere nyine ry'ubu mu ruganda nta president cyangwa gerant wibikira amafaranga, abagomba kuba afite nyine umubitsi uyacunga uyabika. Ni nako burya mu rugo rwiyubashye muri iki gihe nta mugabo wibikira, ahubwo abitsa umugore. Umugore akaba ari we ubikira urugo, ukontorora, kuko nyine niwe uteka. Umugabo arategeka, umugore nawe agateka. Prepare. Ba bagabo rero bibikira niwe bavamo bakwitekeye, bakirihahira sinakubwira. Uko niko papa wawe yakurushije ubwenge, akaba rero no gukurusha amafaranga. Kubera iki? Yabikije mama wawe, aramwizera. Konte y'urugo rega ni umugore akagombye kwicunga. Wa mugore w'umutima nyine niwe uyibika. Naho ubundi akubwiza uko iyo wibikiye ubwawe ukoramo nyine uko ushatse igihe ushakiye, kuko ntawe ukugenzura, ntawe ugucunga. N'ikimenyimenyi wabonye ko kubona agatabo ka papa wawe byakuruhije, byagombye kubanza guhendahenda, ariko kawe byari byoroshye gukageraho. Kubera iki? Ubuzi ikintu kimwe gusa. Umugore wawe biragaragara ko atazi umutungo w'urugo, umutungo mufite, kuko bigaragara nyine ko atari ubitsa. Nari gutungurwa rero iyo ukiza kumbwira ko ari ufite agatabo. None sanze byose ari ubyikorera, wigwijeho imirimo, wigwijeho imitungo, wirunzeho imitungo yose y'urugo rwanyu. None se mugabo uragira ngo bigende gute? Warangiza gukunda umugore wawe, warangiza umugore yarakwanze, warangiza umugore yaragutaye, ubwo se ukunda umugore wawe? Ubwo se papa wawe nta rugero yaguhaye? Kuki utamwigiyeho koko ngo nawe umenye ubwenge, ngo nawe umenye uko ugomba kubitsa? Nuko wa mugabo areba hirya areba hino, koko asanga impamvu ikomeye yatumye umugore we agenda ari uko yihariye umutungo wose w'urugo. Umugore nta jambo akiwugiraho. Maze abaza muganga ati, none se nkora iki mubyeyi wanjye ngo mbashe kumugarura yongera ngarukire? Nuko muganga aramubwira ati, vuba na bwangu mutumeho mu photographe, ubundi amufotore amafoto magufi nyine nawe azajya ku gatabo, kandi abari uhita akabika akakubikire, abikira urugo. Wa mugabo we uko ashoboye guhendahenda mama wawe ukamukuraho kariya gatabo, genda nawe uhendahenda umugore wawe umushyishe kuri ako gatabo kanyu mwembi mu rugo rwanyu. Nuko wa mugabo asubira mu rugo rwe, ari gupanga uburyo yo gutangira gutondagura yashinga nyine guhendahenda. Maze bihurira nuko ageze mu rugo, umugore we yari yasize irangamuntu mu rugo, agarutse kuyireba bahita barahurirana. Nuko wa mugabo ahita afatiraho, maze ahita amufotora amafoto magufi. Guhera ubwo wa mugore amwishingize kuri ka gatabo kuri ya banki, amaze no kumwana ka gatabo ngo bariho none uzajya ukabika. Ngaho fora nawe ko uyu mugore waruje kureba irangamuntu ye ngo azagende burundu butazongera kugaruka, ngo yisubirire iwabo mu Burushyi uburyo agiye gutwara n'aka gatabo noneho iwabo se. Nuko wa mugore amaze gushyikira ka gatabo nawe amaze gukajyaho, abaye umwishingizi, kandi noneho by'akarusho ni ukabitse. Ni nkaho noneho abonye urufunguzo rwo hari ibiryo, urufunguzo rwo hari ibiryo babyeyi. Ibaze nawe umugabo ukinga agatwara n'urufunguzo rw'igikoni,
hehe uyu mugore no kongera gusubira iwabo no kubitekereza ahama hamwe mu rugo rwe. Nuko muri ako kanya barahoberana bongera baraseka bombi bakomeza muri umubano mwiza aho ngaho. Wa mugabo nanone ntiyabyihererana muri garuka ushime agaruka bwangu aje gushimira wa muganga wamugiriye iyo nama yo guhendahenda. Agaruka kubwira muganga uburyo yatondaguye yanshinga wo guhendahenda uko yatondaguye mu mpitagiye mu ndage ndetse no mu nzage uko azakomeza kugenda yitondagura. Narahendahenze ndahendahenda nzahendahenda. Nuko muganga aramubwira ati maze rero koko kugira ngo iyo nshinga ko uzakomeze kwitondagura neza sans faute d'orthographe ngiye kuguha noneho inyongezo. Uzi ko ijambo ry'ikilatini ntera ryitwa carus carum. Iryo jambo risobanura mu gifaransa cher, chéri, précieux, coûter, aimer, ikintu gihenze. Uko rero iryo jambo chéri umukunzi abantu bamwe birirwa barikinisha batanabizi. Ubwira umugore wawe ngo chéri umugabo akamubwira chéri ariko utazi kiri nyuma yaryo kandi kiza. Chéri rero icyo kintu karusi kivuye ikintu cyangwa umuntu w'agaciro uhenze, umuntu ukunda bikomeye cyane kuko nyine ukunda araguhenda kandi nawe nyine ugomba kumuhendahenda ukemera ugahendwa kuko nyine igihenze nawe nyine uragihendahenda mpaka ukigezeho. Nkuko wemeye guhendahenda mama wawe ukamukuraho kagatabo ugahendahenda noneho n'umugore wawe bikagukundira, wari waragutaye none akabongeye kugaruka kuko nyine wamenye agaciro ke ko ahenze. Wemeye kumuha iby'agaciro ibyo ukunda ndetse nawe n'ibyo akunda. Konte yawe konte yanyu urayimuhaye ngo ayicunge. Aha bigatwibutsa ko burya inshinga gukunda ijyana no gutanga. Aimer égale pardonner égale donner. Ntukibeshye ngo urakunda kandi udatanga uri umunyabugugu. Umva reka ngo usubiremo wa mugabo we. Niba hari umuntu ukunda yawe ukanabimubwira ukanibeshya ukabimubwira ngo uramukunda ariko nta kintu umuha, wasanga we aguha spirituel ou materiel ibifatika cyangwa ibya roho ariko nta kintu uramwihera. Aha aho nta rukundo rurimo pe, nta kintu gifatika uranamuha kuko abantu nyine turafatika tugomba no guhaga cyangwa utanga n'ibifatika. Aho nyine niba udatanga uzamenye ko uri umunyabugugu ngo uramukunda gusa nta n'igiceri umuha. Ukunda nta nagahene uramuha ngo asange n'inshuti ze. Urwo ntabwo ari urukundo wa mugabo we. Reka rero nguhe n'urugero rwo muri Bibiliya rwerekana ko gukunda bijyana no gutanga. Aimer égale donner. Ngo Imana yakunze isi cyane ikunda abantu cyane kurikira kandi cyo gukurikizaho bigezeho itanga umwana wayo w'ikinege. Amen amen. Mu kiganiro cya Yesu na Nikodemu Yohana umutwe wa 3 umurongo wa 16 niko wa mugabo we ikinege wowe urakizi infisinique karusi igihenze précieux cy'agaciro. None se uzajya uzana urutwe gusa mu rugo rwawe ugundira konti yawe amafaranga yawe ngo ntawe uyakoraho. Urayafite nta kamaro afitiye abandi abo mubana ntibayakoraho nawe bizaranya nta nakamaro kugiriye kandi ukagundira. Warangiza ngo ukunda umugore ukunda umugabo ukunda urugo rwawe ukunda abana ngo ufite inshuti. Aimer sans donner vraiment. Yewe bikajyaho kanabimwandikira uti ndagukunda kandi undi ari kuburara wowe konti yawe ipakiye amafaranga, umwana we yabuze amafaranga y'ishuri nta n'ugutinyuka ngo uvuge wibwirize ujye buryo wamufasha wamutabara ngo ariko kamwandikira ngo uramukunda. Uramukunda se urwo rukundo rumeze gutyo ruraribwa igifu cya rusya. Warangiza ngo umukunda urukundo rwarenze igipimo koko rwarenze urugo. Rero nawe wa mugabo we nko mu biturage byacu nuko nawe kwagiye gukazi kutashye ujye utahani haho. Ibyo bizatuma umugore nakubona utahani haho aza gukunda n'abana bagukunde kubera iki witanze nyine hari ikintu ugiye kubaha nyine. Naho ubundi wa mugabo we urukundo nyine rurahenda kuko nyine usaba kwitanga wese utagundira utagira ubugugu. Rero wa mugabo we mu gutandukana nkuko muganga yandikira umurwayi imiti nawe rero ushaka ko urugo rwawe rwazuka rwagira ubuzima buzira umuze mukabaho neza mu mubano. Angahe wanyu nyine hari urukundo hari Imana bityo umugore ntazongera kugucika abana bawe ukabitaho neza. Genda ukomeze uhendahende urukundo. Ikinini kimwe mu gitondo uhendahende, ikindi saa sita uhendahende, ikindi nijoro uhendahende wo mu bana utondagura iyo nshinga neza buri munsi guhendahenda. Uhendahenda urukundo kuko urukundo ruhenda rugahendahembwa buri munsi. Amen. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Munsi mukuru wa Diocese ya
Cyangugu. Bavandimwe bana b'Imana, nidukundane muri Kristo, twunge ubumwe muri Kristo, bana b'Imana.